Gusabiye umugisha w'Imana wowe ufunguye kino kiganiro ukaba ugiye kubana nanjye muri iri funguro ritunga roho. Cyo ngwino rero dufatanye kumenya imbuto turonkera mu Eucharistia. Nkwibutsa ko ugomba gukora subscribe, ugakora share n'abandi bakamenya inkuru nziza ya Nyagasani. Imana iduhane umugisha kandi bane natwe twe twese abagiye kumva iki kiganiro. Ni ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti imbuto turonkera mu Eucharistia. Ntushobora gukunda Yezu Eucharistia kandi utazi akamaro n'impamvu Yezu yemeye gutura muri iryo sakramento. Utabyumva waza ukamwakira kubera ko abandi nabo bagiye, cyangwa se kubera ko ubonye akanya ko guhaguruka kwinanura, cyangwa se no kwiyerekana aho kwiyereka Nyagasani. Ibi bigaragazwa nuko nakira Yezu kandi niyumvamo ko nabikwiriye, cyangwa se simwakirane icyubahiro kimukwiriye nk'Imana. Nyamara uwumva impamvu Yezu ari mu Eucharistia aramukunda kandi agakunda kumugana, kuko uwo mushyikirano bagirana aba ari ngombwa, ni ingirakamaro ndetse wihutirwa. Bityo rero reka tuzirikane kuri izo mbuto turongera mu guhura na Yezu Kristo no kumuhabwa. Mu guhimbaza Eucharistia tuba dusingiza Imana Data yatworohereje umwana wayo w'ikinege, bityo tugahimbaza igitambo cy'Eucharistia cyadukikije, bityo tugahimbaza igitambo cy'Eucharistia cyadukijije kandi gikomeje kudukiza, dushyigikiwe nawe ubwe, bigatuma tubona Kristo kubera ijambo rye rirema muri Roho Mutagatifu. Gusangira umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo bidukomereza ubumwe n'urukundo dufitanye na Yezu Kristo. Yezu ati, burya umubiri wanjye angumamo nanjye nkamubamo, nk'uko tubibona mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 6 umurongo wa 56. Eucharistia ikomeza ubuzima twaronse muri batisimu, kandi ni ifunguro ryacu mu rugendo turimo tugana Imana. Tutarihawe ngo duhaguruke, urugendo rwavuna kandi rwaba rurerure, nk'uko byabwiwe Eliya mu rwa mbere rw'Abami umutwe wa 19 umurongo wa 7. Gusangira biratubohora kandi bikadutandukanya n'icyaha, kuko twakira umubiri wa Yezu Kristo watwitangiye n'amaraso ye yatumenewe ngo tubabarirwe ibyaha. Eucharistia rero idusukura ibyaha byoroheje kandi ikaturinda n'ibyaha bikomeye dushobora kwirohamo. Tuzirikane ko misa iyo umusaserdoti arangije gushyira mu maraso ya Kristo akamanyu k'umubiri wa Kristo, avuga buhora ati, Nyagasani Yezu Kristo umwana w'Imana nyir'ubugingo, wowe wahaye isi ubuzima ubigirishije urupfu rwawe ku bushake bw'Imana Data, kandi ubifashijwemo na Roho Mutagatifu, unkize ibyaha byanjye byose n'ibyago byose, ubinkirisha umubiri wawe n'amaraso. Mu ntangiriro ya misa umusaserdoti asaba ikoraniro avuga ati, Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Icyakora cyo ahangaha
hari ubwo bigora benshi gutandukanya ibyaha byoroheje n'ibyaha bikomeye, ugasanga umuntu yibwira ko yakoze icyaha cyoroheje nyamara yakoze igikomeye. Iyo akomeje iyo myumvire itari yo, umutima ugeraho ukaba nk'igihone. Icyaha gikomeye ni ikintu cyose cyavuzwe cyangwa cyakozwe ari kibi, ukagikora ubizi neza kandi ubishaka. Bivuga ko n'ibyaha byitwa ko byoroshye bishobora kuba bikomeye bitewe n'uko byakozwe n'ingaruka zabyo. Turabona kandi na Mutagatifu Ambrosia abigarukaho atubwira ati, ngomba guhora nakira Kristo Ukaristiya ngo ambabarire ibyaha, njyewe uhora ncumura. Ngomba guhora mbona umuti wabyo. Kuzirikana urukundo Kristo adukunda bidufasha kwiranduramo imizi y'ibyaha, ubute, uburakari, inda nini, ishyari, ubugugu, irari ry'ubusambanyi no kwifuza. Uwahuye by'ukuri na Yezu Kristo mu Ukaristiya abona neza uwo ari we, ubwiza bwe n'ububi bwe, bityo bikamutoza guhora ahabwa penetensiya, kuko ntawe ufata divayi nshya ngo ayishyire mu kibindi gishaje cyangwa cyanduye. Wabura divayi nk'ikibindi cyangwa se divayi igahinduka ibirugaruga. Yezu adusaba kandi gusenga ubutaretsa ngo tutagwa mu bishuko, nk'uko mu Ivanjiri ya Mariko babitubwira umutwe wa 14 umurongo wa 38. Ibi bigaragaza agaciro tugomba guha Ukaristiya kuko ari ryo sengesho rikuru rya Kiliziya ndetse n'iry'umukristo. Ukaristiya itwongerera urukundo rwa Kristo ruba rucumbagira muri twe, bigatuma twizitura kurarikira ibyaremwe, ibintu n'abantu. Mu gusangira kandi twunga ubumwe n'abavandimwe bacu bakiriho ku isi, ndetse n'abacu bari mu ikuzo ry'ijuru, ndetse n'abandi bari mu isukuriro, twese tugize umubiri umwe ari wo Kiliziya, Kristo akaba ayibereye umutwe. Ibi bituma dusangira ibyo dutunze n'abavandimwe bacu, kuko ari umubiri umwe dusangira, bityo natwe tugomba kuba umwe. Ibi bituma uwahuye na Kristo Ukaristiya asanga n'abandi ibyishimo n'amahirwe ye, kandi akifatanya n'abandi bari mu byago n'amakuba. Ibi bizatuma ashobora gutwaza ku rugamba rwo guhangana na Sekibi n'imitego ye yose, maze ashobore gutwara umusaraba we mu rukundo, kuko ibye nabe bose azaba yarabishyize mu biganza bya Yezu ngo abigenze uko ashaka. Ntacyo bizaba kuko Yezu yarahiriye kutazagira n'umwe azimiza, kandi we ahora ari indahemuka. Mu Ukaristiya tuharongera n'ubutumwa bunyuranye. Hari ubutumwa bwo kwigiramo amahoro ya Kristo, kuko Kristo ari we mahoro yacu. Amahoro dusonzeye ntaturuka ku isi, icyo yo n'ibiyirimo bishobora gutanga. Ni
mahoro ni agahenge n'ituze by'akanya gato, kandi nabyo bigasaba igiciro gihambaye. Umuntu ushakira umunezero mu bukungu bw'isi aba ameze nka wa mukungu kiburabwenge wanyazwe ubuzima bwe atararya ku byo yahunitse ngo adabagire, ngo tubona mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 12 umurongo wa 20. Aho gushakira amahoro mu bintu n'abantu, umukristo uhamye yegukira Imana akitoza kuba ariyo yonyine yihambiraho, dore ko uyifite aba atunze byose. Twishimira ko kuvuga ngo Kristo ni byose kumufite. Ubwo bumwe kandi tugirana na Yezu wisesuyeho ikuzo no guhimbaza umurage w'ikuzo ridutegereje aho Yezu ari ashagawe na Mariya n'abamarayika n'abatagatifu. Nicyo gituma mu Ukaristiya duhimbaza Pasika kandi tugahimbazwa n'imigisha y'ijuru. Ibi byose bikatubera umushinga wo gukunda Yezu mu Ukaristiya. Tumuhabwa neza twiteguye, tumusingiza, tumuramya, tumushengerera kandi tukamutura abamwirengagiza, abamuzi n'abataramumenya ngo nabo bagire amahirwe yo kumusanga no gusabana nawe. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Tumaze kurebera hamwe inyungu z'umuntu ushengerera Yezu Kristo, tumaze kurebera hamwe agaciro k'Ukaristiya, tumaze kurebera hamwe imbuto turonkera mu Ukaristiya. Dusanze ko imbuto turonkera mu Ukaristiya ari imbuto zizadutunga ubuzima bwacu bwose. Ari nayo mpamvu gukangurira nawe kugifata akanya ugashengerera Yezu uri mu Ukaristiya, kuko uzaba urimo wigurizaho ubutunzi bwinshi mu ijuru, uzaba urimo wizereza imbuto nyinshi mu buzima bwawe. Uyu muyoboro witwa Izabikora ari njyewe wakugejeje iki kiganiro, nitwa Nshimiyimana Jean Claude. Nkwifurije amahoro y'Imana